Jana hari. Ndakurira varize. Ndakurira varize ndakwinginze. Tabyo kukungura hano. Ibi ni ibiki by'ibibaga byo kukurura imbere yanyu. Ibi bintu ni ubukunguzi byukiyemo. Ni ubukunguzi. Bose uvuze ko ari ubukunguzi nge nakwita ko ari ibiki. Nyuma y'ibyo ngukorera byose nakwita umugabo nahangayitse ukagira ikibazo nkita ku mugabo. Nge ntabyo ngukorera. Unkorera ibiki? Wirirwa mu bagore wirirwa mu bakobwa. Ajya mu kazi bwije nyine. Yo niki kumbabaza uracyari no kwisobanura. Uracyari kwisobanura nta n'isoni ufite. Gira ikigongwe. Jeri mbabarira basi. Wambabariye. Mbabarira nukuri. Wambabariye kutanshaka. Ibi bintu twabiganiraho pe. Cyaba byiza wacuruka vuba ndabizi. Ariko umuntu sha wazayiziritse ko buri munsi nkora nkubwira ati kizana gusengera wayiziritse ko. Urene bikapu se noneho byokiye he? Uratinyuka kukambaza ngo ndi n'ibikapu. None ndeka kubikubaza se. Nta n'isoni kumva ufite. Isoni? Ninyahariye se? Niko. Isoni iki byagenze bite? Abagabo. Gira bangaye se kuri gushyira mu bwinshi. Kurumva ukuntu kunsubiza ufite confidence nta n'ikibazo. Ese ubwo we ninjoro ko nabona nta kibazo ufite nkaba mbona byutse ntazi ukuntu wegeze. Byagenze ute? Ese baswe iyo umbwira ko ufite undi muntu ku ruhande. Iyo umbwira ko ufite undi muntu nkava hano mu rugo. Agenda. Iyo umbwira ko hari undi muntu, hari undi mugore wansimbuje. Umugore? Nawe warananiye ngo njye gushyiraho ni. Kukunanira bivuze yuko unzaniraho undi mugore. Wari kubimbwira uko ndambiwe utanshaka muri urugo nkigendera. Nta n'isoni. Ndabona ukomeje uri n'ibikapu. Jana hari. Ndakurira varize ndakwinginze. Tabyo kukungura hano. Ibi ni ibiki by'ibibaga byo kukurura imbere yanyu. Ibi bintu ni ubukunguzi byukiyemo. Ni ubukunguzi. Bose uvuze ko ari ubukunguzi nge nakwita ko ari ibiki. Byita uko ushaka. Ngeze nakoze icyo bundi ko ndeba ntazi ukuntu mbona wabyutse wanyegeze. Aho kubyuka unegurira icyo gufata ndabona ubyutse n'ibikapu wiruka. Uranyurwa se? Uranyurwa? Ayo ngiye kugeza isa ntago ndamenya neza ibintu biri kugutera kwigira gutya. Urifata bikagenda. Nje umuntu nashakanye nawe nago ari wowe. Nago ari wowe. Niba barakuroze, niba waranyweye ibiki, niba bitabimwirirwa mu niba ibyo byagutakarishije ubwenge sinzi. Je nywa itabi. Wari wambona ndi kunywa itabi. Itabi ryonyine se? Itabi ryonyine. Noneho. Itabi ryonyine. Umenya ufite ibintu warosa hari bibyutse byakugeze gutya. Mereza telefone yawe hano. Telefone yanjye se uyifite iki kibazo? Mereza okay. Situra umugore n'umugabo? Mereza phone yawe. Telefone ni umutungo bwite w'umuntu. Najyagahe. Wajyagahe gushakana n'umuntu nkawe. None ngo n'umuntu muzima mbana nawe. None warifashe urishorera uraza uje kurongorwa utazi nyine byujemo. Sinzi n'ikintu gitumye mvugana nawe. Uritesha mutwe ntabwo uri umugabo. Nditesha mutwe? Utesha mutwe sabwo gusa. Subiza ibibaga. Ndekuriya varize. Subiza ibibaga hariya. Ntayo nsubizayo. Turimo turagendana. Ntayo nsubizayo. Subiza ibibaga hariya. Ntayo nsubizayo. Uriya mukobwa. Aho zo uwe mukobwa uri kuvuga n'umwe haba abakobwa haba abagore. Ni ibikira. Ndakubinkomereza phone. Nyamara umenye warozwe kabisa ndabona ntazi. Ubu pe umenduye umusazi imbere yawe. Uzukuri umutima wawe uzukuri. Birenze n'ubusazi. Nibibaga ubundi se ungiye. Ujye ushaka undi mugabo. Tatahe wacu. Ntabwo nta muntu nasize nibye. Ndatahangi wacu. Ariyo rwose. Ukeka rero ngo ugiye ngo naza kugucyura.
niba utaza kunyura Umenye utazi ibintu uri gukina nabyo. Niba utaza kunyura reka nahe n'ubundi sinzi ibyo ndi kuvugana nawe. Shati zose nagiye mu telefone. Tuza mbanze mubwire. Ndakubwiye ngo ufata icyo kibaga ugisubize hari. Ntabwo nyisubiza mu pe. Nsubizayo. Nyuma y'ibyo ngukorera byose nkakwita umugabo nahangayitse ukagira ikibazo ngwita ku mugabo. Nje ntabyo ngukorera. Unkorera ibiki? Wirirwa mu bagore wirirwa mu bakobwa. Ese ubamfatiyemo kanga bundi ku buryo umbwira gute? Ese wazanye phone yawe tukareba. Shati zose nazibonye. Kuva ryarungira muri telefone yanjye turayifatanyije. Kutansubiza se. Telefone turayifatanyije. Urajya ngo usubize iki? Nyuma y'ibyo nabonye byose urajya ngo usubize iki? Urajya ngo usubize iki? Umuntu utabasha no kumva yuko ari mu makosa. Ayahe makosa? Amakosa hari umuntu nishe? Sindi gusobanukirwa n'ibintu uri kuvuga pe. Ubu natakaye. Ahubwo bikibaga ugibona unsobanurire neza. Nibiki? Ndekire varize. Ngiye rwose nacanzwe rwose sindi gusobanukirwa. Iyo mbimenya ntabwo njye nabona ko umuntu ufite imico nk'iyawe. Ariko si iyihe mico? Iyihe mico? None ikintu kiri kuntangaza ni ukuntu uri kuvuga. Uwo ninde uguhamagaye? Oya ntawe mureke. Ninde mwitabe? Mureke. Saguhamagaye turi kumwe hano ngo hari uburenganzira mwitabe. Oya turavugana. Ese kubera iki nawe? Ndamuvugisha nyuma ariko nta kibazo. Mereza phone yawe. Ariko telefone urayishaka. Mereza telefone yawe. Uyu muntu uhamagaye. Mereza, susanzwe mereza phone yawe nkitaba. Okay, mufitiye ideni ndamwitaba nyuma. Zana mubwire. Nta kibazo uzana ngenda mwishyura amafaranga. Mufitiye ideni. Turamwishyura. Ni menshi ndabizi ntayo ufite. Twumvikane. Urazana iyo telefone yawe ntabwo uyizana. Urayizana ntabwo uyizana. Ntayo nzana rwose. Sinzi n'ikiri kumpagarika hano. Ako se zana iyo telefone yawe. Telefone ariko ibigenze bite? Telefone urayishakira iki? Wama iyo telefone yawe wamugabo we. Telefone yanjye urayishakira iki? Ngamwitaba uwo muntu. Uyu muntu uri kumamagara amufitiye amafaranga. Ese gute utamwitaba? Wakwitabye uwo muntu. Bitaba uwo muntu. Noneho uhita umushyiraho parirere. Parirere? Wanasanga ari za ndaya zawe. Wasanga ari izo mushyiraho parirere. Itaba uwo muntu. Sibyo? Twumvikane itaba uwo muntu. Mushyiraho parirere. Hello? Waretse tukaza kuvugana nyuma. Maretse nkakuvugisha nyuma. Ari utuntu narinde gukora wareze nkaza kukuvugisha nyuma. Nta tuntu turanditsa. Sheri wabaye. Ntago ndi kukumva neza. Ntago ndi kukumva neza reka tuze kuvugana nyuma. Ntabwo kuri kandi ngende kukumva. Okay nanjye guhamagara se ni network. Bubanza ari network. Kandi uri kubyumvisha ko mvuze network pe wabaye. Fate ukanzwe unyitwaraho. Reka nze kukuvugisha nyuma rwose nukuri ndahuze pe hari utuntu narindi gukora narindi kwitegura ngo njye ku kazi ujye mu kazi kandi umunsi wari umunsi wanjye nawe turi buhuze nakwiteguye ibintu byose nabikoze naguteka ibyo bigikunda ku kazi bampamagaye bitunguranye ngiye kujyayo cyane umenye ko mbabaje ugate uzibaguteje urabizi wowe ntago ndi kukumva reka tuze kuvugana nyuma hani basi ngiye nwirebere aho uri he basi nawe nakubona gusabira hanze ngiye kujya ku kazi usange ku kazi se turaza gusubira ku kazi se kuba induru ndakorera mu ntara uyu munsi ntabwo nkuzi ugira ayo manyanga please hani ntabwo nkuzi
umbwira ibyo bintu uhindura gahunda buri minota numva ufite ikintu cyo kuvuga numva hari ikintu na kimwe ufite cyo kuvuga kugira ko ntabwo ndisheriwe nubwo yabinyitaga ntabwo urisheriwe utabashiriwe oya ndaza kumuvugisha nyuma ndamuvugisha nyuma mureke urumva hari ijambo na rimwe ufite kumbwira yego urumva hari ikindi kintu ufite cyo kongera kuvuga nyuma y'ibyo nabonye n'ibivugiwe mu maso yanjye ariko njye rwose nubwo ari kunyita kuriya ariko nta kintu cyadanje kiduhuza pe ukuri kandi uyu muntu rwose yirirwa nyikubaho anyitsirimaho ntabwo ndisheriwe rwose sibyo yirirwa kwitsirimaho sumvaga ko nashaka no kumuvugisha ni ukuri nta kintu cyadanje pe sibyo urumva nta n'isoni ufite isoni urumva nta n'isoni ufite isoni nyine zo ntizabura nyine jere urabona nyine abagabo dukunda kugira ibishuko pe ibyo bishuko uvuga ngo abagabo ngo mukunda kugira ibishuko ariko ntabwo ari ubwa kenshi pe ntabwo ari ubwa kenshi kandi rwose mu by'ukuri ntabwo bizongera ushatse wacururuka reba ukuntu igihe cyose nayireba ndi kukubwira uri guhakana ibintu nzi uzi nawe ko ari ukuri cyakoze urantunguye pe none ikimbabaje si n'umuntu umwe iyo aba ari n'umuntu umwe ni babiri gusa ariko babiri nabonye harimo abagore harimo n'abandi bakobwa nazi harimo n'abanyandikira ntabishaka utabishaka ukabasubiza urumva icyo ari igisubizo wambwira basubiza kugira ngo turyoshye ikiganiro gusa ariko nta bindi ni ukuri pe nk'uriya mugore nabonye ejo mwabonanye uyu mukobwa ko ari uwa kabiri mwabonanye twari ugusangira agacupa gusa byonyine mpita nitahira sobonye ko naraye ntashye akiri na utaramfata nk'umugore wawe uvuge ngo ngwino tujye gusangira agacupa hari igihe uba wavuye mu kazi bwije ajya uva mu kazi bwije nyine n'iki kumbabaza uracyari no kwisobanura uracyari kwisobanura nta n'isoni ufite nyine basi ntabwo nzabyongera pe ukuri ntabwo nzabyongera gira ikigongwe pe gira ikigongwe jeri mbabarira basi wambabariye mbabarira ni ukuri wambabariye kutanshaka ibi bintu twabiganiraho pe noneho hari igitekerezo ngize sibyo hari igitekerezo ngize kandi ndumva mbabarira igitekerezo ngize ucyumve nari ngize nti basi reka mpamagare pare atuganirize byibuze sibyo nenda nyuma yuko tuganiriza uri bubone nimba kugenda byari ngombwa sibyo mbabarira reka muhamagare sibyo reka ivarize mbe nyishyize hariya muhamagare sibyo tukanyunisha niba ari kuzi ko ukunda nkunda abandi ni gutya bigenda marira naraye ndira ijoro ryose
pare naho ubundi rero karibu cyane wagereye igihe. Ntabwo mwari kumpamagara ngo nange kuza kandi nzi neza ko turi abantu bamwe. Oya buri umuntu wacu niyo mpamvu tuba tugomba kukwiyambaza aho bikenewe. Jeri wamuzaniye ikintu cyo kunywa se? Pare ni kakandi. Kakandi. Pare nyine ni gutya. Oya ntabwo ngo biba byayogayoze nkaboreka nkwiyambaze. Mu rugo buriya ntabwo ujya kubura ibibazo. Mu rugo ibibazo ntibyabura kuko ntabwo nyine urugo ntabwo ari paradizo. Gusa nyine sina ngombwa kubyihererana. Kuko hari naho bigera nyine ukabona birakurenza ibyo bintu. Ukeneye abantu nyine babigufashamo kugira ngo ubashe kubinyuramo. Birumvikana buriya kugira ngo muterane intonganya bivemo no kurwana. Inshuti n'abavandimwe cyangwa se n'ungubu nje mu mamagaye nabwo ni byiza. Hari ibintu bukumiriye nyine. Biba ari byiza niyo mwagiranye ibibazo ko nyine bitagera muri famiye. Mbere yuko bigera mu mafamiye bigera mu bantu ugomba kubanza kubikemura bo bwawe. Ntabwo ari byiza nyine ko byagera muri famiye. Urabanza ukabikemura bitakemuka akabanza ukiyambaza abantu bari hafi nabwo byakwanga ukareba ukuntu bigenza. Abisa niko biba ubundi byagenze bite? Ibintu birebire buriya nyine abagabo tujya tugira akantu ukwisanga mu bintu tiba nabyita amakosa ariko ni amakosa n'ubundi nanjye nyine ni muri uwo mujyo naye nisanze ndi mu makosa ntagakwiye kuba atagakwiye kuba ngaragaraho. Byagenze bite se nyine mbwira ataranaza ngo numve ibyari wabaye n'ukuntu byagenze. Hari abacuti banjye ni na benshi sinzi niba nakubwira umwe kuri umwe. Ngo ni kagakungu kawe ka kera. Ba bantu banjye nyine ba kera tu kurekana nabo nyine byaranze pe. Sasa ibintu se nabikubwiye ngo reka ndahindura inshuti n'abandi abantu mugendana. Warabimbwiye ariko nyine ya matwa ari mu rupfu. Finally nyine birangiye mvumbuye. Ubona nari nzi ko nyine nabimutsimbye ewana. Reba igihe cyose cyari gishize. Mbese habaye iki ku buryo mutungana? Yagize gutya ku mugoroba nako ni ninjoro twari turyamye bucya mu gitondo bisanzwe ariko bucya mbona yarakaye kumbi nsinziriye yagiye muri phone yanjye bambaza ngo yayifunguye ate narinzi ko nyine ngo ibintu ngo nabibrotse nabihishe numva yayigiyemo arayijagajaga ibintu byose abigwaho ibicati bifoto duhana ibiki shabucya yarakaye pe. Gerageza nyine kwihagararaho nk'umugabo urumva nuho byaje guhuka cya kindi subora kizira ni ikindi gishya mfite twamenyanye mu minsi yashize gishobora kuba utanakizi ntago kiri muri babandi twajyaga tugendana kera ntarashaka. Byagize gutya tukiri muri izo rwaserera kiba kirampamagaye. Gerageza kubikwepa mvuga ati ndamubeshya ngo umuntu mfite ideni sinamwitaba. Numva nawe yampamagaye nk'uri kunyishyuza mbese. Ndavuga ati nyine nta kundi kamwitabe bakomeje kubimatiriza. Ndamwitaba. Sha ibintu nyine ibigambo yambwiye amazina yanyise n'ibiki. Ubwo nibyo byatumye umujinya nawe umujinya none wahise wikuba nk'inshuro 100 urumva. Ntabwo byabura ku mugore unamukunda no kuba izi saha yabashije gucururuka akaba kugenda yabaye asa nkaho abyihoreye abatereka ubanze uze wenda nawe wumva ikibazo twagiranye. Gusa nabwo senzi pe biragoye. Ako nizere ko nawe waciye bugufutazanye wa mutwe wawe ufunze. Ntabwo nyine umutwe ufunze byo ntibyabura ariko none akimpamagara nahise nyine ewana mwaragura ikambura aho ndeba nemera icyaha nyine nk'umugabo gerageza nyine guca bugufi. Ubundi cyambere no guca bugufi nyine kumva uri mu mafuti uri mu makosa. Amafuti yo nyarimo rwose sinanabihakana pe. Amafuti yo nyarimo. Niyo mpamvu nyine nafashe icyemezo navuga ati rero uyu mujinya afite ntabwo nabasha kukontorora ndi njyenyine ndavuga ati reka niyamaze pare wacu. Oya nta kibyo ngibyo birakemuka nawe nacururuka kuko ahubwo zikakomeje kukwicisha icyaka. Oya nta cyo urasanga ari byo gitunganya. Weka n'ibyo nyine nicyo naguhamagariye. Oya ibyo birakemuka humura. Ibyo birakemuka kuko nawe n'umwana mwiza ndabiza aca bugufi akunda gucururuka vuba. Abimfashemo kabisa bamfashemo bari abasaza babimenye noneho
byaba byiza wacururuka vuba ndabizi ariko umuntu sha wazayiziritse ko buri munsi nkora nkubwira ati kizana gusengera wayiziritse ko iki n'umusore ko nakugiraga inama ahubwo ati ibintu ugiye kwishoramo ko cyangwa se ko buriya ngo ingeso y'umuntu ipfa nawe yapfuye aho nyine nzajya ngerageza ubwo noneho bamvumbuye abantu ariko ntabwo nabwo ngomba kukuvumbura sinzi ko nakongera kubigaragaramo kuko rwose ibi bintu abasaza babimenye noneho n'ukuntu banakwizeraga icyizere bangiriraga cyose cyaba kiyoyotse oya nta mpamvu yo kugira sheri aranyita basa nkaho mwita sheri noneho nanjye biri kuntera isoni sheri bari kwamwicishije icyaka se ihangane n'abakiriya turanje gutunganya birumvikana ndabizi ko nawe wabikurikiranye cyane ubundi reka nkubwire dore ufite umugore mwiza sha nawe ndabizi ariko sinzi ibishitani biba byanteye ni icyo aba yakwemeza sha naba ngiye kumuharabika pe ntacyo nakubwiraga kwanza abana bawe abana banjye ntabwo nabanga ariko n'akazi kaba kanzitiye ariko se ntiduherukana mu cyumweru gishize koko ugerageza umenye uko abana bawe bameze aya humura mba nabakurikiranye umuhungu wawe mwaganiriye umuhungu wanjye twaganiriye aho ubundi rero ntabwo biba byoroshye iby'ingo aya urugo ni ishuri kandi nibura n'urugo rwiza ngo ni paradizo nitwe tuba tugomba kurugira rwiza ndetse n'Imana ikabidufashamo no gusenga yego ubundi pare yewe ni ibibazo reka nakubwiye ngo hamwe no gusenga urugo ruba rwiza kuko nitwe tuba tugomba kurugira rwiza se basi ujya wibuka gusengera urugo rw'abana bawe mbasengera buri gihe buri munsi ndabasengera dore ko ari namwe nabyaye mbere ndabasengera pe buri munsi ndabasengera kugira ngo mubashe gutera intambwe nziza mubashe kugira urugo rwiza ruhamye rukomeye rurimo urukundo rurimo amahoro yego no kumvikana basi se yakubwiye ibyabaye yakubwiye amabi niba ntabwo ni amabi niba ari ibigwi bye usanze yaratangiye kumbwira niyo mpamvu nanjye naje hano kugira ngo mbatege amatwi hari kandi ngiye no kubeshya ibintu biri kuba ntabwo nzi ngo ni ibiki sinzi ngo ni ibiki uyu mugabo arantunguye urumva pare yego ndakumva ibi bintu njye nabuze n'uburyo nabivugamo ntabwo ndi kubasha gushobora kubivuga pe ko ni ibintu byabaye birandenga ukuntu muzi ntabwo nari nzi ko ari we muntu wankora ibintu nk'ibi ngibi njye nabonye message yari yasinziriye mbona umuntu yanditse message yego ndayisoma nawe ugira amatsiko kugira amatsiko njya gusoma iki kintu cyambabaje basi yaba ari na message y'umuntu abantu barenga 5 so basi mbibwire pare oyambwira nta kibazo niyo mpamvu ndi hano pare kugira bize kugenda neza uze kumfasha uze gufata telefone ye urebe ntabwo nashobora no kubisubiramo abantu barenga 5 ese navuga ko ndi hano n'iki ndi umugore ndi umukozi wiwe ndi iki ni ibintu byinshi naraye mbikurira ijoro ryose cyasinziriye ese dango abo bantu ni bande muri makeya wabaganirije umugore wawe cyangwa se wamusobanuriye uko bimeze abo bantu aba ari bo urebye ntabwo twigeze tubiganiraho cyane ntabwo nigeze muganiza cyane mubwira aba bantu abo ari bo gusa nyine ni inshuti zanjye za kera twakunda nyine kugendana tutari abana none ko ese dango ko nakubwiye ibyo tuganira cyane ko nakubwiye ngo umugore wawe agomba kumenya inshuti zawe za hafi iza kera izo mwagendanaga mbere akamenya gahunda yawe y'umunsi akamenya n'izo nshuti zawe ibyo bintu ugeze ubikora basi ngo umuganirize umubwire uti uyu ni runaka hari icyo amaze mu buzima bwanjye hari icyo
duhuriyeho mu buzima busanzwe, ibyo wigeze ubimuganiriza ngo abimenye? Ni ikosa wenda nagize ryo kutabimuganiriza, gusa nyine ubu ngubu nibwo mbibonye ko inshuti nitaga nyine ko ari inshuti zanjye bitari ngombwa nyine ko dukomeza kuba inshuti ngo mukomeze mukururana, kuko nawe ntiyari kurota ko hari icyo muhuriyeho. noneho pare Karame. ibaze ko asigaye anywa itabi. itabi ryo wenda kuko ntamaze igihe, urebye ntabwo twabibara nk'aho ndimo, kuko maze nk'amezi 2 yonyine urumva. None se wabyize ryari Dango? Ariko ni ukuri guhera ibi bintu bibaye ku uyu munsi, ni ukuri kose ntabwo ibyo bintu byose nzabyongera. Aba bantu rwose ndatandukana nabo, ni ukuri rwose, n'itabi ndarireka. Namubwiraga ibintu byose akanga kubyumva, akandusha ahubwo umujinya, akandusha uburakari. Ariko ni ukuri rwose amakosa ye nayemeye pe, amakosa nayemeye kandi umfashije rwose ku inshuro wambabarira kandi ntabwo bizasubira pe. Buriya abagore rero banga umuntu udefanda mu mafuti, ubu uri no kubazamurira umujinya buriya, kandi ko kurumva yuko uri mu mafuti. Ni ukuri pe, nyarimo rwose ndabyemera. Saba imbabazi, mwiyunge, nta n'impamvu yo kwiteza abantu ngo abantu mwashwana. Ni ukuri rwose, basi reka gusabye imbabazi, ni ukuri mbabarira, ni ukuri rwose. Urabizi ntabwo nabyanga ariko wipfukama. Ni ukuri sinshaka ibi bintu bigera mu basaza n'abakecuru, ibi bintu bakabimenya pe. Ku inshuro ni ukuri mbabarira, ntabwo ibintu nzabisubira pe. Ngombwa yuko muteza abantu, ni n'akantu gato kamwe konyine. Ako kakosa ni kanini, yego karababaje, ariko ako kantu kamwe ntabwo ariko katuma uta urugo. Ako nihangana ibintu byitaba bireke, nimero z'abari abakobwa bari guhamagara ubihorere ubareke. Ubu tuvugana rwose, basi ndaguha telefone yanjye, byose ubyisibira, ibintu ubona byose birimo bidasobanutse. Ni ukuri pe. Kuri Imana ibaho umugisha kwiyunga, muhoberane, haguruka rwose, ndanavantu usenze kwirukana uyu muzimu. Pare ni ukuri rwose, uwagira pare yagira wowe. Ni ukuri mbabarire pe. Bitari ibintu byiza koko, ntabwo ari ngombwa gushwana. Urugo rwiza nababwiye ko ari paradizo, nimwe ugomba kurugira paradizo rero. Ni ukuri rwose, ntabwo nzasubira ibi bintu pe. Guhera uyu munsi nitandukanyije n'ibintu byose by'ingeso mbi najyaga ngira. Ni ukuri byose nitandukanyije nabyo rwose, ngiye kwicara mbane nawe, tubane neza nk'uko twabyiyemeje, mu mahoro rwose n'ubwisanzure. Nyine ndakwizeye. Ni ukuri nyizera pe. Muri icyizera kugiriye ucyubahirize nawe. Ni ukuri ndacyubahiriza pe. Iyo uhora ushwana n'umuntu, iyo muhora mushwana n'urukundo ruragabana, uciyaza ahubwo. Dore yari yanze no kunywa. Pare urakoze. Ni ukuri rwose pare, uri umuntu w'ingenzi pe. Buriya icyizere kiba kimeze nk'ikirahure, iyo gishwanyutse ntabwo ikirahure ugiteranya. Buriya icyizere umugore wawe aba agufitiye, ntukifuze ko gitakara, sibyo? Ibyo bintu rwose ngiye kubiharanira pe. Iharanira ibyo bintu kandi nzi ko bitazananira. Yego. Imana ishimwe. Ngabuseka se. Oya ndaseka nyine. Aka kanya ntabwo byahita bikunda, ariko nyine nawe wakoze nyine kutwumva nyine nk'abana bawe, ukaza basi bikaguhangayikisha, ukaza kutugira inama. Iyo tutaba tugufite wenda byari kurangira n'urugo rwacu rusenyutse, kandi atari ibyo twifuza, ariko nyine ubwo tugufite hafi, nawe wakoze cyane kutwumva. Yego. Dore Dango tugira n'Imana, ugira umugore mwiza uvuga ikintu, wa mugore wumva ababaye akavuga. Hari abantu bari hanze aha ngaha babika n'inzika ntibavuge, wamukosereza ntavuge, amakosa yose akaguma yabitse. Ariko kugira ngo umugore wawe avuge ati njyewe iki kintu kirambabaje, kirambangamiye, ni uko abagukunda kandi abakeneye kuba. Pare, ibi guhera uyu munsi ngiye ibyo bintu mubimparire. Ngiye kuba undi muntu utari uzi rwose, kandi uzabimbwira. Uzabimbwira kandi uzabibona pe.